Tuve aho muri Azerbaijan tugaruke mu Rwanda mu makuru ajyanye n'ubukungu. Tubabwiye ko Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko abikorera bakwiye kugira uruhare mu gushyira mu bikorwa inama z'Abanki y'Isi mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda. Ibyo ni byatangajwe nyuma yo kumurika raporo yakozwe na Banki y'Isi ifatanyije n'u Rwanda igaragaza ibikwiye gushyirwamo ingufu ngo u Rwanda rugere ku iterambere rwifuza mu cyerekezo cya 2050. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yagaragaje ko u Rwanda rwakiriye neza inama bahawe ndetse ko hagiye gutangira gushyirwa mu bikorwa iby'izo nama. Denise Mbabazi Mpambara arakomeza n'inkuru irambuye. I'm pleased to declare the Pathways to Sustainable and Inclusive Growth report is officially launched. Raporo yakozwe na Banki y'Isi ifatanyije na guverinoma y'u Rwanda yashyizwe hanze kuri wa gatatu igaragaza ko nubwo hajemo icyorezo cya COVID-19 bigatuma ubukungu bugenda ku muvuduko uri munsi ya zero, bitabujije ko nyuma ubukungu bw'u Rwanda bwakomeje gutera imbere. Igaragaza ko bitewe n'aho u Rwanda ruherereye rugerwaho n'ingaruka zituruka ku mihindagurikire y'ikirere kandi bisaba imbaraga nyinshi mu guhangana nabyo. Mu byo u Rwanda rwasabwe arimo no gusaranganya mu baturage neza ibyo rugeraho. Dr. Peace Emeni Yibizi, impuguke mu bukungu muri Banki y'Isi ishami ry'u Rwanda, arabisobanura. Ibyabaye u Rwanda rwateye imbere, urukungu bwariyongeye ku kigero gihagije, hari ibyo rwakoze ariko hari n'ibyo rukwiriye kongera gukora kuko hacyane imbogamizi zituma u Rwanda rutagera kuri icyo cyifuzo cyarwo mu gihe rubikoze. Icya kane twarebye ni ukuvuga ese ibyo u Rwanda rugeraho bisaranganywa neza mu baturage. Yego bisanganywa neza mu baturage, ariko umuvuduko byari biriho mu myaka y'imbere usa nkaho wagabanutse. Twavuze ko u Rwanda nanone rwashyiraho ingamba zituma ibyo rugeraho bisaranganywa neza mu baturage. Imibare y'iyi raporo igaragaza ko nubwo ibigo bito n'ibiciriritse bitanga akazi ku bagera kuri 71%, 15% y'ibi bigo ari byo byonyine byabonye inguzanyo mu mabanki nk'uko imibare y'umwaka wa 2019 ibigaragaza. Ibyo bikaba imbogamizi ku iterambere ry'ibigo bito, dore ko 31% bagaragaje ko kubona serivisi mu bigo by'imari ari imbogamizi ikomeye. Ku ruhande rw'abikorera mu Rwanda banenga ko nta ruhare bagira muri raporo nk'izi, nyamara urwego rwabo rufatiye runini ubukungu bw'igihugu. Uyu ni Jean Françoise Mubirigi, umuyobozi w'urugaga rw'abikorera PSF. While reading this report, I noticed all the data are coming from government institutions. Narebye muri raporo nsanga ibirimo byose byaratanzwe n'inzego za leta. Dukeneye n'uruhare rw'abacuruzi muri iyi raporo. Urwo ruhare nta handi rwava uretse muri twabikorera. Ikindi dukeneye ni ibikorwa remezo bihamye ku buryo tubihuje n'amakuru ahari byadufasha kwereka abanyamuryango bacu aho bakwiye gushora imari. Natwe nk'abikorera uruhare rwacu ni ugushishikariza abikorera no kubereka amahirwe bafite mu gushora imari. Opportunity they can have in investing together. Leonard Rugwabiza, umujyanama mu bukungu muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, aravuga ko abikorera bakwiye kugira uruhare mu gushyira mu bikorwa inama za Banki y'Isi mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda. Bemera kandi ko bagiye kurushaho kubegera. Ikigaragaza iyi raporo nuko tumaze kugera ku byinshi, ariko ugereranije n'icyerekezo u Rwanda rufite turacyafite inzira ndende, kandi iyo nzira ndende isaba ko abikorera bagire uruhare runini kuruta iyo bagize mu myaka ishize. Tugerageza kubegera uko tushoboye, ndabo biba bihagije. Igihe niba PSF ikubwiye ko ndabo tubegera, no kuvuga ko kwa kundi tuzi ko twabegereye twababajije, bo bumva ko ndabo bihagije, no kuvuga ko tugomba kongera kureba ko tubegera cyane, ariko nabo bagomba kugira uruhare mu kugaragaza neza ibyo bakeneye. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yagaragaje ko u Rwanda rwakiriye neza inama bahawe ndetse bimwe muri byo batangiye kubishyira mu bikorwa. Rwandans are eager for development and our government is committed to pushing forward. Abanyarwanda banyotewe n'iterambere kandi guverinoma yacu ikomeje gukora ibishoboka byose ngo igere ku cyerekezo 2050. Nubwo hari imbogamizi zirimo n'izitaduturukaho, dukomeje gushyiramo imbaraga. Nka guverinoma dukomeza gukora ngo tugere ku byo twiyemeje. Nk'uko nabigarutseho, iri sesengura ryashingiweho kandi rizakomeza gushingirwaho mu ngamba tuzafata mu myaka 5 iri imbere. Rigaragaza icyuho ndetse n'ibikwiye gukorwa, kandi bimwe muri byo byashyizwe muri gahunda y'imyaka 5 iri imbere yatangijwe mu byumweru bike bishize. Our national strategy for transformation 2 launched a few weeks ago.
Iyi raporo igaragaza ko kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego zarwo mu cyerekezo cya 2050 ari uko umusaruro mbumbe wakwiyongeraho byibura 12.2%. Denise Mbabazi Mpambara, TV10.